urahemutse mariboro umenye ibanga tubwiye igiteranya abanyarwanda ukanguriye abaruvuka kongera kumarana uratwibukije warasijya ndege rubanda rukamarana nimubura imvani iyo mushaka kumara abantu nimubura imbarutso imarisha rubanda ngo mugume ku butegetsi bucinyiza rubanda abatabayobotse mubambura niko barizwe niyo mashereka bose ntushobora kugira ngo ufate umwana w'imbwa umuhindure umwana w'inka bamaze imyaka 100 ari imbwa njyewe ndabivuga simbitinya murabyumva iyo umuntu wamuhaye ubutegetsi umubirya agaha umutegetsi umuteruzi w'ikibindi w'umugaragu akamugira umuntu resulta nizira njyewe ndabivuga rwose nenye sindimenya ikindi guhangana mpora mbivuga buri munsi bazaze turahari twarabyaye dufite abana abasore beza b'ibigango bazongere genda bibabwiye kandi nzi ko benshi muriho mu nyumva mubiza mu bijyane muzaze tuzabereka abana banyoye amata imyaka 30 uko bambara murabyumva neza mwagegera mwe muri aho ngaho muriho mwumverega ndababona ndabazi nimugene mubwire bene wanyu muzajye mumukira hanze nk'imbwa ziziritse gutukana nibyo muzi muri abashumba mwabana mwe b'ingegera Rwanda murage gakondo tubwire ibyo twacukuye Rwanda gihugu cyacu tubwire ibyo twakojeje aho kutubyarira abuzuye ubumuntu Rwanda baje kutumara aho kutubyarira baza kuduhuza Rwanda baje kuduteranya abo baje bitwaje amayeri menshi cyane yuzuye urwango no kuturimbura ntitwabamenya turahoberana bombi iyo duhoreye bihe hica n'ubwoko hica ubutegetsi ab'iwacu muramenye hica ingoma ibishaka kuramba hica inkota hica ururimi ab'iwacu murarugobeke bavugisha agahembe ngo twongere kumarana iyo ruwayobe ruje irambiye imyaka 1000 natwe radiyo televiziyo umusare umwe n'ubwiyunge banyarwandakazi banyarwanda inshuti zacu turabasuhuje nk'uko mubibona turagarutse tuje kubaganiriza turi kumwe na mwarimu bakunda icyicaro turi kumwe na mwarimu Senga Emmanuel nanjye Chantal Mutega rero reka tubaganire tuje kubaganiriza cyane cyane ku ngingo iduhangayikishije muri iyi minsi ingingo twakuye mu ijambo ry'uwitwa umukuru w'igihugu Paul Kagame perezida w'u Rwanda aherutse kuvuga ijambo riteye inkeke atoteza umuturage usanzwe umuturage udafite imbunda umuturage udafite ufite ibitekerezo bye utarashatse kuba igifobagane yaba ari cyamuhora reka rero tubiganireho mbere yo gutangira kuganira reka nsubire bano bagabo turi kumwe bafite ijambo basuhuze bane Emmanuel Senga ndagusuhuje ijambo ni ryawe. urakoze Madame Chantal Mutega Capitaine Mutega urakoze cyane kuba udutangirije kino kiganiro wibutsa ndetse uburyo bw'umwihariko akazi dukunda yaba profeseri bakunda yaba agiyeho akazi kaduhesha ishema no kumva turabo turiho akazi ko kwigisha ni iby'agaciro rwose kuba ubyibukije kuko hariho abantu babona
tuganira bya politiki bakagira ngo nibyo twibandaho gusa, ariko ngira ngo ari Profeseri Bakunda ari nanjye twashimishijwe kandi dukomeza gushimishwa n'ako kazi ko gutanga ubwenge, ko gukora umunyarwanda mushyashya, umuha ubwenge kandi umufasha no gukomeza ibitekerezo bye. Ni ikintu ngushimiye cyane. Nkaba rero ngira ngo nsuhuze na mugenzi wanjye Profeseri Bakunda, nyine turi kumwe muri iki kiganiro, nsuhuze na bagenzi banjye benshi batangiye kugaragara kuri za sikirini zacu ko bagikurikiye, n'abandi bazagikurikira no mu minsi igiye kuza. Nkaba kandi nishimiye ingingo uvuze ko tugiye kuganiraho, kuko byari kuba bibabaje yenda hashize igihe kinini hatagize ikintu tuvuga kuri iriya totezwa ryakorewe umunyarwandakazi Victoire Ingabire bikozwe n'umukuru w'igihugu. Turaza rero tubiganire, ubwo ndumva tuza kugira ikiganiro cyiza. Urakoze. ndagushimiye. Profeseri Bakunda icyicaro, ndagushuje, ijambo ni ryawe. murakoze kapiteni Mutega, ndagusuhuje nanjye kandi ndagushimiye kuba watekereje kuduhuza na mugenzi wanjye Profeseri Emmanuel Senga tugahurira muri kino kiganiro. Emmanuel Senga nawe nsuhuje rwose, nzi ko dutangiye guhuza umugambi wo gukora neza abanyarwanda, umugambi wo kurwanya ikibi. Ndabashimye mwembi rero kubona twongeye guhura, kungurana ibitekerezo, cyane cyane iyo bije ku itotezwa ry'umuntu w'inzirakarengane, kandi bikaba insubiracyaha. Si ubwa mbere uriya mugabo yikoma uyu mudamu Victoire Ingabire, aherutse no kubikora ngo akagore, k'akagore. Donc ibyo byose ni ibintu usanga bishengura umuntu. Ntabwo ubundi perezida nyaperezida nk'uko uriya mugabo Barafina akunze kubivuga, yari akwiye kujya muri twa detayi tuntu nk'utwo ngutwo, akajya ku exposa umudamu nk'uriya wagiye afite gahunda nziza, gahunda yo gukemura ikibazo cy'abanyarwanda, bakamwakizanya uburoko, akamara imyaka 8 yose, yavamo bakamuzambaguza, akabura uburyo yanakora ishyaka, nubwo yarikoze bwose ko ntibaryemera. Ibintu nk'abira rero byo guhora gutoteza umuntu turabyamaganye, kandi mu by'ukuri twaba dukwiye gukora ku buryo u Rwanda rwongera rugafata intebe yarwo mu cyubahiro, rukubahiriza umunyarwanda wese, nta munyarwanda usumba undi. Ubu rero niringiye ko ibyo tuganira wenda tuza kugusha ku kintu gitanga inama kugira ngo habe ukubana mu gihugu cyacu. Murakoze. Ndagushimiye. Yewe uko mbitekereza, ntabwo Victoire Ingabire ntabwo ari umuntu usanzwe, ntabwo ari ibintu, ntabwo aramutotereza ku busa, aramutoteza ku mpamvu ikomeye kandi impamvu nyayo. Uzi impamvu amutoteza se? Ni uko abona ko ariwe muntu bahanganye, nyamuntu uhagaze, niwe muntu udafobaganye mu mutwe, uvuga ibitekerezo bye, ashaka ubumwe koko bw'abanyarwanda, ashaka ko mu Rwanda haba demokarasi. Nta wundi muntu uzamura umutwe ngo atinye kubivuga. Urumva rero umuntu nk'uwo uhagaze gutya akabivuga ku manywa y'ihangu, uhagaze ku maguru yombi, uwo muntu ni umwanzi w'umudiktateur, w'umuntu w'umunyagitugu utamutinya. Impamvu rero buriya Ingabire ntabwo atuma Kagame adasinzira, aramuhagamye kugira ngo amutoteze. Rero wenda ni ukugira ngo abe yaruhuka mu mutwe, yo gumya kubigumana wenyine, tereka ndebaho nabivugira binsohokemo, kuko uriya muntu niwe umuhangayikishije. Hari n'abariya batumye bajya kwiyamamaza hamwe nawe, Frank Mugisha na ba Filipo Frank Habineza. nabuze Mugisha
mumbabarire Frank Habineza na Filipo Mpayimana bajya aho ngo bagiye ariko bagasanga barakoma amashyi bavuga yewe uriya niwe tuzamushimira niwe mbese ugasanga bajya aho nyine nk'umurimbo ko kumuherekeza naho Ingabire reka banjye no kwajya kwandikisha ishyaka rye bajya guhangana n'uriya muntu nuko azi ko yewe yaza akavuga ko kandi anavuze abaturage bamutora nubwo baba biteguye gushaka kongera kwiba amatora nk'uko babyize ku gihe bya Twagiramungu. Ubwo rero Ingabire nakomere akenyera akomere naho uriya mugabo we ntabwo azareka kumutoteza igihe cyose azaba yitwa ko agihumeka azagumya mutoteze ariko reka numva icyo Bwana Emmanuel Senga abivugaho. urakoze gutoteza Victoire Ingabire ngira ngo byerekana imisusire ya Kagame yose. Victoire Ingabire ubu ni umuturage nk'abandi, umuturage utuye mu Rwanda, bamwimye uburenganzira bwo kwandikisha ishyaka nubwo itegeko nshinga ribyemera, barabumwimye nta bisobanuro, gusa bituruka kumutinya. Nkaho bidahagije, Perezida Kagame iyo afashe ijambo nta wundi avuga, nta wundi umuza mu kanwa niwe. Ibi rero ubundi mu bihugu byateye imbere bavuga ko ari ugutoteza, ni harassment, cyane cyane iyo ari n'umugabo wikorera umugore bifata indi ntera cyane. Buriya abamwumva bateye imbere mu bitekerezo batangira kwibaza niba uwo muperezida bavuga ari n'umugabo utekereza, kuko nta kuntu wafata umudamu nta hantu muhuriye ngo wirirwe umwandagaza kugira n'ubwo umusondeka ukavuga ngo kariya kagore, ugakora n'ibindi byaha ukongeraho ngo umujenosideri ntawe yabihamijwe n'urukiko. Bref, ibintu biteye isoni bitagombye kuvugwa n'umuntu ufite urwego nk'urwa Kagame. Ibi rero nkaba ntekereza ko Abanyarwanda bahimbarwa mu gukoma mu mashyi, buri kantu kose avuze bagakoma mu mashyi, bari kwibaza batese koko ibimusohokamo ibyo avuga bimuhesha ishema nk'umugabo, bimuhesha ishema nk'umuyobozi. Ese twakwishimira ko dufite umuyobozi ujya hariya ku karubanda agatukana akavuga ko ngo yaramufunguye ngo ariko azamwica ngo ni igihe cy'iminsi mikeya? Ibyo nibyo byagomba kudushimisha. Ngira ngo Abanyarwanda nibwo ikibazo kireba cyane, kuko iyo batsindagiye bakoma mu mashyi, mu yandi magambo babivuga ko babyemeye, babivuga ko bemeye ibyo avuze. Ntawe uzasubira inyuma ngo hakane ngo ntabwo ngewe nabyemeye. Igihe cyose wari uri muri iriya sale, muri uriya mwanya, Kagame atuka Ingabire, amusebya, amusunika ku rukuta, hanyuma ugakoma mu mashyi, nawe warabyemeye. Ngira ngo rero ikibazo kiri no ku Banyarwanda, bareba umuyobozi bafite, niba baramwemeye akabakora ibyo ashaka, ariko bagiye noneho aho bakoresha n'umutimanama ayo mashyi bayagabanye, kuko batanayakomye nta cyabuza kuba ibyabaye byabaye. Ariko bamenye ko kuyakoma kuriya berekana ko babishyigikiye, kandi mu gihe haba kujyanwa mu nkiko bazabibazwa. Nta muntu n'umwe ushobora kuvuga ngo ntiyarabishyigikiye ngo bazakwerekana uko mu mashyi. Dufite Imana, ibintu byose ni digitalize, bifite birabikwa. Bashatse bazuminga buri muntu wese wari uriya muri sale, bakamwerekana bati dore uko wari wishimye. Ni ibintu rero bagomba kwitondera, yenda gahoro gahoro bakabirekera Nyankana. Nyankana ni Kagame, agakomeza agahimbarwa muri uko gutukana kwe, ariko nawe amenye ko bimugabanura ari ku rwego mpuzamahanga. Abantu
bamwumva iri jambo hariya yatukanye ndumva mfite nza kurishyira mu gifaransa no mu cyongereza abantu nabo bakaryumva n'abafaransa n'abafrancofone bakabyumva bakumva uko umuperezida atoteza umuntu w'umuturage we. Muri iki kiganiro ndabishyira mu gifaransa kandi ndabisohora. Donc, kugira ngo isi yose ibimenye, kugira ngo bibe cyo kuba ikintu cyihariwe n'abanyarwanda, bamenye ko dufite umuperezida witwara ukundi binyuranye n'umuyobozi w'igihugu. N'aba bamwakira bazajya batekereza mbere yo kumuramburira tapi ruje, bavuge bati uyu muntu tugiye kwirambura ni muntu ki? Kuko iriya attitude yo gutuka, ugatuka umuntu ukamutoteza buri gihe, bigaragaza ko mbere na mbere dufite uburere. Ikindi cya kabiri, kutarespecta umwanya urimo. Nabangarukira aha ngaha. ndagushimiye rwose ibyo uvuze nibyo koko. No, Profeseri Bakunda icyicaro se iki nyine ubona umuntu w'umuperezida yatyaga akihanikira agatangira muri disikuru aho yavuze ibyo arimo, aho yavuze politiki y'igihugu, akajya kwibanda ku muntu w'umuturage uri aho ngaho, aho uba ukeneye protection nk'undi muturage wese. urakoze kapitene. Njyewe mbona ko mu by'ukuri uriya muperezida cyangwa se arananiwe, cyangwa se ibitekerezo byaramukamanye, cyangwa se afite regret, navuga ukwicuza kw'ibintu byinshi cyane yanyuzemo, afitemo n'uruhare, noneho akaba ageze mu gihe cya desespoir, kwiheba. Umuntu yavuga ko ari nko kwiheba, umva se. Noneho wakongeraho n'ibindi byinshi cyane nk'ibyo Emmanuel amaze kuvuga byagiye bimuranga mu gutoteza inzirakarengane. Ukavuga uti ubundi umutware, umushefu de l'Etat ntabwo agomba, ndavuga mu gifaransa ko mu kinyarwanda wenda senga ashobora kutunganira, diminuer la fonction présidentielle. Ntabwo bisuzuguza uwo mwanya w'ubuperezida. Ni ukwirinda gukora igisuzuguza umwanya w'ubuperezida, kuko umwanya w'ubuperezida ni umwanya w'icyubahiro cyo hejuru cyane. Noneho iyo ugerageje kuza munsi ukamanuka ukajya hasi cyane, bigaragara ko aho hantu uri atarahawe utahakwiriye, ko hari ibintu ushobora gutekereza ko ntunavuge ukabirengaho, kandi baba ngo akarenze umunwa karushya ihamagara. Merci. None rero hariya mbona ko imyitwarire ya Perezida Kagame ntabwo ari imyitwarire itanga urugero rwiza ku rubyiruko, ntabwo ari imvugo ituma abanyarwanda bashobora no kwiyunga, ntabwo ari imvugo ituma mu minsi iri imbere abantu bazavuga bati kiriya gihugu kizasohoka muri ya muriro yagishyizemo. None guhora igihe cyose yenyegeza umuriro, yenyegeza. Imyaka 34 irashize, ari nako abantu bagenda bashira bazira akarengane, abandi bagatotezwa, abandi bagashyirwa mu minyururu. Hariho ubuzima bubaho, n'undi abeho, we kumutoteza ngo umuteshe umutwe. Biterwa n'ukuntu hari yarezwe, amashuri yanyuzemo. Sinzi niba wenda umuntu ashobora kudukora CV y'umuntu, buri muntu agira CV ye. Buri muntu wese, nta muntu utagira CV.
noneho akatubwira wenda uyu muntu dore aha yanyuze aha ngaha yahuye n'ibibazo n'ibi yagize amashuri aya ngaya ararangiza akomeza aha ngaha ararangiza ajya muri university ararangiza arakora noneho wenda iriya ni bagaje yakuye ahantu yanyuze aho ariho hose twebwe ahenshi twize mu mashuri y'abamisiyoneri abamisiyoneri baduhozagaho ijisho wagombaga kuvuga ijambo wabanje gutuna ururimi inshuro indwi mu kanwa kugira ngo mbese bataza gutarura ko uri umuntu mubi yumva nawe ahantu yize niba ari mu mamisiyoneri niba ari mu ma ekoro purive n'ibiki byose nabyo tuba dukwiye kubimenya kugira ngo mbese tunamubabarire tumubabarire kuko ibyo yakora ntabwo ari ibintu by'abantu barezwe murakoze. ntabwo umuntu wababarira n'umuntu utarize ntabwo yajya gutukana kuriya umuntu afite uburere bwo mu rugo uburere bwo muri sosiyete bwahagena buri muntu wese azi ko gutukana ari ibintu bibi n'iki ntabwo rero n'umuntu waba waragize kuri ya nivo y'ubuperezida akamenya gutukana ntabwo twamwita wenda ko afite ikintu mu mutwe kitari kizima ariko se buriya kubona umukuru w'igihugu ajya ari kwibasira umuturage akamubwira turiya muntu rwose ahubwo n'upfa no kugira buriya si uguhamagarira abaturage abantu bazajya bose bati aratubwiye tumukubise ibuye tukamwica nta wadukurikirana murabibona muti buriya si uguhamagarira abantu uti ni mu kubaha fevere ati mu mukoresha icyo mushaka. Icyo kintu nicyo ariko mbere yuko tugera kuri icyo kintu ko cyerekana ko aba asa nk'utinyura cyangwa se amugabiza abaturage ku buryo yenda hajya n'igisazi cyaturuka hariya kikamwica akavuga ati n'ubundi yari yarananiranye ahubwo ngewe nibaza nti ajya kumutuka habaye iki. Victoire Ingabire ejo bundi ubwo perezida yavugiraga muri Unity Club nta kintu kivuga ko mu minsi yabanzaga hari ikintu Ingabire yari yakoze ku buryo cyarakaje perezida Kagame ntacyo. Niba ibintu bimeze gutyo ngiye mbona ari kwa kundi Kagame atihanganira ibintu birimo kumubaho. Mu yandi magambo buriya Kagame arimo kurwana intambara twebwe tutabona. Igituma tuzimenya ni nka kuriya nyine abasohotse kuriya agatangira kwamagana cyangwa kwibasira umuntu bivuga ko buriya afite intambara zigomba kuba zifatanye n'iyi ntambara yo muri Congo aho ni hamwe. Ejo bundi mwumvise ko yagiye muri niba ari Azerbaijan mu bihugu by'Abarabu agiye mu nama yaho ariko ngo yizeye ko abonana na minisitiri w'intebe w'Ubwongereza kugira ngo basubukure amasezerano yo kumwohereza abacakara abimukira. Ibyo ngo biravugwa ko minisitiri w'Ubwongereza yanze kumwakira rwose. Iyo agize rero ku nk'izo ngizo ni naho nahise mbishyira uwo mwanya. Iyo agize ku nk'izo ngizo akora ikintu cyo kwidenevuroza, ni ukuvuga gusuka umujinya we kugira ngo umuvemo indurwe zimurimo zose azisuke hanze. Nibyo biriya yakoze. Haba n'ibindi yenda bibyongera ariko igihe niko musesengura buri gihe iyo afite ikintu, iyo afite politiki irimo kumuzambya kubera ko adashobora kuyibonera igisubizo we ashaka ahantu ajya niyo bitari na ngombwa buriya ashobora guteranya inama mu nteko ishinga amategeko bakahimba ikintu ariko kugira ngo bya bintu azabone ukuntu abisohora bishyire hanze. Nibyo rero byabaye hariya. Ikibazo gusa gisigara ni ukumenya abaturage b'Abanyarwanda bagifatamo bate. Babona bayobowe n'umuyobozi wa wundi bavuga ngo batora 99% n'ibice 18 ahubwo bituma bizana cya kibazo hano bavuga ati ariko se n'uwaba asinziriye uriya muntu niwe abantu bagombye bose kurwana bavuga ngo bagiye kumutora. Iyo tubona bagiye mu masitade babaherekeje n'indembo n'imbunda, abapolisi bose bafite imbunda, tuba twumva icyo bivuga. Iyo babona babyina bamwe baguze inseko bazishyize ku munwa nk'uwambaye agapfukamunwa, tuba twumva icyo bivuga. Ni ukubera ko abaturage ntibigenga, bagomba gukora ibyo babategetse.
ariko nzi neza ko bavuze ngo bati haza amatora, ari naho nyine biganisha kuri Victoire Ingabire. Amatora aya ngaya nyayo anyuze mu mucyo, bashyize abakandida, bavuze ikibaranga abakandida, ibintu bagomba kuzuza, ureke biriya by'ibitongero birirwa bakora ngo byo kujya gusaba abasinya n'ibiki byose byo kwiriza abantu mu nzira, ariko kuba ari kiriteri bashyize hariya zigaragara, nta cyabuza Ingabire kujya hariya ngo yitoze. aho rero akaba ariho afite ubwoba bukomeye, avuga ati yenda hari igihe bizaba abantu mwumva ikintu akunda gutsita, aravuga ngo abantu bo hanze ngo bamubonamo umuyobozi ngo uharanira kuzana demokarasi. None se we yayivanye aho yabaga i Kampala muri sisitemu ya manekoji yo muri Uganda, yaze yikorera demokarasi. Demokarasi ni ibintu, ni uburyo bwo kubaho, bwo kuyobora abantu bose bisangamo, ushatse no kwerekana ko yayishyira imbere kurusha abandi akabitorerwa. Nta kintu kivuga ko Ingabire atuzuyemo demokarasi, kandi n'ibikorwa bye birabyerekana. Abaturage ubabajije, abahura nabo inshuro nyinshi bakubwira bati Ingabire turamwemera, ariko ntabwo batinya kubivuga. Ni ikibazo afite ubu ngubu uriya mugabo, sinzi impamvu agifite cyane. Ntabwo byerekeye amatora kuko amatora yararangiye. Ikibazo hagomba kuba bitujyana ahantu ho gusesenguka, uti ese manda ze ko mu by'ukuri zirangiye, izo arimo kwiha n'ibindi arimo gutegura, abo b'abanyabubasha bamuteretse ku butegetsi ntibamubwira mono de change ikindi kintu cyakorwa, bakaba wenda bavugamo Ingabire. Ahangaha kuki biriya bintu bimuzamukamo buri gihe? Turamuzi iyo afite ibintu mu mutwe we ntabwo abiryamira igihe kinini, biramubyiganamo akabisohora. Njyewe nawe nganisha ibitekerezo ni ukuvuga ko uko byagenda kose abona amatelefoni, abona bamwandikira, abona abashaka kugira inama bamwungura, bamubwira ati ibintu byagenda gutya, wowe uri muri Kongo, abantu bakubwira ati vayo ukanangira, hanyuma imbere mu butegetsi biragaragara ko wibye amajwi, nta muntu wagutoye 99%, abantu bose barakurakariye. Nubwo ubona baseka, abanyarwanda ko mwabatoje ntibaseka mbabaye. Ibyo bintu byose rero iyo bimugezeho, kugira ngo urabona ni nka ya nkono bapfundikiye, igeze igihe cyo kibira, umwuka ubatera umufuniko hejuru, noneho bigasimbuka, agashaka bisimbukishiriza akajya kuri Ingabire. Rero bikaba bibabaje, ariko abantu bagomba kugira icyo bivugaho. Abari imbere mu Rwanda batabyakira kubera ko nyine bari muri iriya prison, ariko babyumve, bagabanye gukoma mu mashyi, banatekereze, kubera ko hari ibihe bishobora guhinduka ukabona kubera gufatanya icyaha, kubera ni ugufatanya icyaha. Mwabonye ko principe ya FPR na Kagame bakora ku buryo abantu benshi bagira intoki mu maraso cyangwa mu byaha, ku buryo nibiramuka bibaye ngombwa ko baba nk'ubucamanza, ubutabera, batazaba bonyine, bazaba bafite abandi bantu babari inyuma. Abaturage rero mwebwe muri aho ngaho mukoma mu mashyi, byakabaye byiza mubanje kumva ibikorwa iruhande rwanyu, ayo mashyi yanyu mukaba muyafunze, kuko ni ukogeza kandi muba mugaragaje ko mufatanya icyaha. Ngira ngo yenda ntizambye mu magambo, ikibitera ikirakaza uriya mugabo ni ibyo ngibyo bimurwaniramo. Kandi yenda ndangiza navuga ko buri gihe nta na rimwe byigeze bitanga umusaruro. Mwarabibonye kuri Rusesabagina, yaramufunze amazemo imyaka 2 irenga, hanyuma ati jyewe baramubwira ati murekure, ati sinshobora kumurekura, ati kereka Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizitangira intambara. Ariko kumurekura byabaye nk'isogonda, ndetse ntabwo byabaye isogonda gusa, barashyashyanye bamushyira mu ndege nk'umuminisitiri, premier ministre wasuye igihugu. Ngira ngo aho yabirebaga, kuko yarabikurikiye, agomba kuba yariga, yagombaga kwiga, kuko yari
bugije impanda ngo na Amerika ngo niyo zaza ngo ukeka n'izinshuraho intambara, hari intambara ze zamushoyeho. Donc mufite umutegetsi uteye ubwoba, mwari mukwiye kubamo, ahubwo icyiza cyagomba gukorwa kwari ukumugira inama. Murakoze. Ngiriye inama ariko ntabwo ushubije, niba batari kwereka abaturage ati mu mutera amabuye mu bice. Ya abanyarwanda mu by'ukuri n'abariya bose bakoma mu mashyi bakajya gute, ntabwo bazi ko bakina imikino, bazi ko bakina imikino. Victoire Ingabire nta basirikare bamurinda, igihe Kagame yamutotereje baba baramwishe. Ni ukuvuga ko abanyarwanda ntabwo bose bamwanga, n'abariya bavuga ni amazina wayatondeka. Hariho n'umwe ngo witwa ngo ni umwapotere uvuga ngo yamurasa amasasu, uriya ubivuga bivuga ku munwa ariko si ibyo atekereza. Biriya bageraho abanyarwanda ntabwo ari ibicucu, baba bati ibi ngibi ni ibya politike z'ubusazi. Ntabwo nta muntu sinzi ko hari umuntu watinyuka, kereka nta muntu wamutinyuka Justement ni nk'igihe nibyo nta uzamutinyuka wese nuko azaba yamutumwe na Kagame. Ntibazabeshye ngo hari umuntu wahubutse hariya aramwica, kubera ko igihe amaze hariya itotezwa arimo ibisazi biba byaramuhitanye. Ariko ntawatinyuka kuko uriya ni umuntu wa Kagame umushinjwa, ahubwo ndetse uzanamubazwa, wampaye uzamubazwa. Two kugira ubwoba ngo hari umuntu wamwica kubera ko Kagame ari ubitegetse, kereka ari ubigeze nk'uko yategetse ko Kizito Mihigo bamwica. Nta wundi watanze itegeko atari oya, birazwi niwe utanga iryo tegeko rya nyuma ryo kwica n'umuseriro wo mu giturage bamwica uko yatanze iryo tegeko, birazwi. hari icyo wakongeraho Profeseri Bakunda? Njyewe nakongera ko kugira ngo Ingabire abe ariho, ndumva ashinganwe, kandi mu gushinganwa bigomba kuba hari ahantu bikorogoshora uriya mugabo. Bagomba kuba baramubwiye bati uzakora ibindi ariko uwo mudamu uzamwitondere. Kubwe bwa Paul Kagame yagombye kumugira nk'uko bagize ba Karegeya na ba Seti Sedashonga, kandi ni umuntu wivugiye ngo mbese ngo n'Ababangladeshi gusa Abangladeshi bazayibakorera, gusa Abashinwa bazayibakorera. Noneho wajya kumva inkoma amashyi ngo kacikaci. Niho uvuga uti n'abantu yarabahahamuye, babandi babuzuye muri sare, nk'aho bavuze bati reka nkoma amashyi ndamuke nubwo ntabyemera bwose. Uriya mugabo rero afite ikibazo cy'uko mu byo bamubwira aherutse kwivugira yuko ngo bamutumye abantu 12 ngo baramubwira ngo mbese ngo yavuyemo bakamuha akazi, bakamushakira akandi kazi, ariko igihugu kigategekwa n'undi muntu utari we. Bashobora kuba bamubwira bati alternative nta yindi atega n'uriya mudamu. Nabyo ni ibintu bishoboka. Bakamubwira bati hari abantu à la hauteur des enjeux. Noneho nubwo batavuga izina akavuga ati ryashya, ati ni wa wundi, ati nankoro banzaniye. Naho ngaho ubona mutoteza ngo nakagore k'akajenosideri na iki byose, ugasanga mbese mwikoma nkaho hari ahantu bahuriye muri deba. Muri deba abantu bashobora guhura bakaganira, rimwe na rimwe bakanarakaranya, ariko mu bihugu nyine byateye imbere nk'uko tumaze iminsi tubibona hazamo n'ikinyabupfura. Ariko iyo bigeze hariya byo gutaranga umuntu ngo bashobora no gusubira ngo aho yahoze ngo namugiriye imbabazi, ngo none ngo ashobora no gusubirayo. Tekereza kugira imbabazi umuntu
nta kintu na gito yagukoreye kibi cyangwa se yakoreye igihugu. Ouais. hariya harimo ibintu byo kwerekana ko esprit ya ego, urumva kuba kumva ko uri imiwabure, uri igitangaza. Umuntu aje mu gihugu agira ngo himakazwe demokarasi nyayo, demokarasi ishingiye kuri principe za demokarasi koko, aranazivuga rwose. Yavuze etat de droit, bivuze ibintu byinshi cyane. Kubahirira ikiremwamuntu ukacyubahiriza, hakabaho separation des pouvoirs eshatu, judiciaire, executif na parlementaire. Noneho icyo gihe wowe ukavuga uti uyu muntu aje azanye ibintu by'akarusho, ibi n'ibyo azanye. Ntabwo tubibona. Dushaka yuko des chocs des idées jaillissent la lumière. Niba utekereza A ngatekereza B, bikazana ibitekerezo byanjye nazo n'ibyawe, noneho n'udutora yihitiremo ibyo abona bimukonvenka, bimujyanye mu nzira y'ibyo yifuza. Rero gutegekesha igitugu hari aho agera kumva ko yarenze nawe ubwe wa murongo utukura, yarawurenze. Urumva, ntabwo abanyarwanda bakeneye rirahutazwa, bakeneye biriya bakora abantu bita ngo bari mu manegeka, ntabwo bakeneye mbese kaduruvayo kose bazanye hariya. Ntabwo byumvikana umuntu n'abantu benshi hanabiyahura babona ko byabarenze. Niba utegeka abantu, ifo gushyiramo ntuza detente muri abo bantu. Mu butegetsi hari principe eshanu ugomba kumenya guplanifya ibyo ugiye gukora, kandi ugiye gukora abaturage, ukamenya kuorganiza imirimo yose ijyana n'uko abaturage batera imbere, ugakora ibintu bita motivation, ni ukuvuga ko umuturage agomba kumva afite ikintu gituma yumva yashishikarira kugira ku inyungu ze bwite n'inyungu rusange. Ugashyiramo n'ikindi kintu bavuga ngo ni leadership, ukuntu ugomba gusa nkaho umwegera ngo wumve niba inzira arimo ayishimye cyangwa se niba yifuza ko byahinduka n'ukuntu wamufasha. Noneho hakaza n'iyindi ya nyuma bita controlling cyangwa se monitoring, numva ko ugomba kureba niba ibyakozwe byagezeho byose nk'uko mwayipuranifiye byaragezweho, nta gahato, nta muvuyo, nta ki. Noneho ibyo bikerekana neza yuko igihugu cyawe koko kiri sur le rail, kiri mu murongo nyawo. Niba rero ibyo bintu utabizi, ahubwo ukagenda uhutaza abantu, ibyo gutegeka nta bavuga ko leadership ushobora no guteka utarize, kuko ni ibintu bijyana na aura cyangwa se charisme. Ibyo uvuze umuturage akabona ko ari ukuri, ugukurikiye akabona ko ari ukuri. Urumva, ariko ntabwo uzambwira ngo ngiye guhitana Karegeya bakuba amashyi, ni ukuvuga ko bakwibonamo nabi. Ntabwo ari byo. Wijese na jonga amashyi ngo ngaho urakoze, abantu bose urabaritabuye. Dukeneye abaperezida apaisant, umuperezida uvuga ati ndayoboye, ntabwo ntegetse, ahubwo ndayoboye. Ni ukuvuga ko mfite ugutwi kumva ibyifuzo byonyoboye kugira ngo mbese nameriyore cyangwa se nkosore ahantu mbona yagendaga asa nk'aho adandabirana, umushyire mu murongo, noneho igihugu kirushaho gutera imbere no kuba prospere. Ni niko mbibona. Urakoze rwose, nicyo duharanira. Turanira igihugu kirimo demokarasi, igihugu kirimo abaturage bahumurijwe, umuturage ahubwo agashaka kurwanira inyungu ze kugira ngo yunguke, yungure umuryango we, yungure n'igihugu. Kuko iyo wungura umuryango, iyo ukora ikintu kugira ngo ugere kukigeraho, ugeze umuryango wacyo ku ngingo nziza, nk'uko n'igihugu kiba kigenda kibyungukiramo, niko kudevelopa igihugu. Rero turamufite, urumva ko
ko bacinyiza abaturage, ni nako igihugu cyacu kigenda gikinyizwa kidatera imbere na gato. Ntidukangwe n'ama etaje ngo ari muri Kigali ashashagirana nayo, wumva rimwe rimwe ngo yarembutse yagize ate, eh, kandi wateremuka gato ugasanga byose ni nk'uko byari bimeze, nta development yahabaye. Ibyo ntabwo aribyo dukeneye. Dukeneye igihugu kirimo umuturage wisanga mu gihugu cye, wisanga muri ubwo bukungu bw'igihugu cye, akagira ijambo ku- ku gihugu cye, kandi akumva ko umuyoboye, umutegetsi agomba kumukorera, kuko nawe atariho ntabwo umutegetsi yaba ariho, ko ntacyo yaba ategeka, ntacyo yaba ahagarariye. Rero turwanire twese, nicyo tuba turi aha ngaha. Abantu wese bavuga ati dukunda akazi kacu k'ubwarimu, n'ubu ni ubwarimu, n'ubu hano turimo n'ubu ni ubwarimu, ko ni ukwigisha, guhumura abantu no kubabwira bati n'uwavugaga ati buriya muntu ari umukuru w'igihugu akaba avuga biriya byaba ari byo. Oya, ntabwo ari byo. Turababwira tuti ntabwo ari byo biriya akora, ntagombamunwa, ntabwo bikwiye umuntu uyobora igihugu. Ntabwo ari kuriya ku gihugu, biriya ni ukudindiza igihugu, ni ukucyica. Ariko nyine tuhavuga icyo tumwe tururwane. Uriya muntu n'agatsiko ke, Paul Kagame n'agatsiko ke, n'ibifobagane byose biri kumwe, wari wanabigize, ntabyo bizi ibifobagane kandi arabizi, arabivuga. Bajyane bajye hirya. Twarahagurutse nicyo turwanira, kandi nyine natwe muri SNDFLN niyo ntego yacu, kugira ngo dushake igihugu kirimo demokarasi, demokarasi, aho buri muturage wese aharanira kubaho neza kandi kugira uruhare mu bimukorerwa. Niba nta kindi mwongera kuri iyo ngingo, ndagira ngo tujye ku ngingo ya kabiri, niba ntanayivuze, kugira ngo tuganire kuri itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twumva hirya no hino ko bashobora kuba bashaka kurihindura. Ubwo niba bafite icyo abitubwiraho, yafata ijambo akadusobanurira, agasobanurira abadukurikiye bose. mbere y'uko wenda tuhagera, nari navuze ko nza gusemura We kariya gace Kagame yavuze, kuko ubu mu gihe Kagame ari mu rwego rwo gukorana na Perezida Macron n'Abafaransa, ariko Abafaransa bazi babeshyera, ni Perezida Macron urebye wenyine mu bintu byose bakora. Bari bakwiye kumenya uko uwo muperezida bafatanya nawe, uko yavuze Ingabire. Numvaga n'abanyekongo turi hamwe dukorana nk'uko twabivugaga ejo bundi mu biganiro twari turimo, twavuga ko abanyekongo mu by'ukuri bakurikira ibiganiro byacu, bakajya no guhindura, ariko hari igihe ubona yenda byaba byiza umuntu agiye abafasha nk'akantu k'umwihariko, umuntu akaba yagahindura. Nk'iri jambo rya Kagame aho yabwiraga Ingabire, ndumva nagerageza kurishyira mu gifaransa mu kanya gatoya, ndebe ya yabivuze atya, ndabwira Abafaransa: je parle à vous les francophones, à la France, au président Macron en particulier. Le président Kagame, lorsque elle mettait en mal Madame Victoire Ingabire, s'est exprimé en ces termes. Il a dit ceci: il existe des situations pour lesquelles nous restons patients et pour lesquelles nous devenons moins cassants, pour que les choses continuent à avancer, pour permettre aux gens de s'entendre. Mais il existe cette ligne rouge que l'on ne devrait pas franchir. Maintenant, en l'an 2024, au cours de ce mois que nous traversons, quelqu'un devient victime de ce qu'il est, ou simplement ce qui a victimisé les autres les années antérieures. Et nous nous asseyons ici en ne faisant rien. Et nous acceptons cela comme de fait. Ce n'est pas comme ça que les choses doivent se passer. Ce n'est pas comme ça que les choses doivent se passer. Pardon.
doivent se passer. Pour cela même, qui devrait manifester une agressivité pour signifier que le sort subi ne devrait plus se répéter. Il n'en faudrait pas, il n'en faudrait plus pour rien au monde. Cela même qui nous glisse entre les doigts, du fait que le pays se reconstruit ou que nous les amadouons, je voudrais qu'un chacun s'adonne à la correction de ces mauvaises histoires et les gens nous glissent, qui nous ramènent dans ces sombres histoires, il faudra prendre conscience qu'on doit les combattre. À vrai dire, ceci me rend un temps fou pour le répéter. Il existe cela même que vous voyez en train de se trémousser sans inquiétude, même celles à qui nous avons accordé le pardon, que nous avons sorti d'où elles étaient enfermées pour les péchés semblables, où elles purgeaient des peines, et nous leur avons pardonné pour qu'elles reviennent à la surface pour vivre avec les autres avec qui elles interactent, et à la fin, elles retournent, vous les connaissez, et en plus, elles sont encouragées par leurs admirateurs de l'extérieur en disant qu'elles opèrent des miracles, qu'elles se battent pour la démocratie, qu'elles se battent pour je ne sais quelle foutaise. Eh bien, pour elles également, nous allons, connaissez-vous ce genre de pendule que l'on affiche sur les murs? Eh bien, quand elles sont en panne, on les remonte manuellement pour qu'elles reprennent le rythme. Nous allons les remonter. Et quand on conseille à quelqu'un, à quelqu'une qui a une tête bien raisonnable, elle le comprend vite. Présentement, je suis en train de prodiguer mes conseils. Qui veut l'entendre le fait ou tout simplement l'ignore. Pourquoi celle-même qui veut apprendre ne le fait pas? Qu'elle revoie les histoires récentes de notre pays et elle verra que cela s'est fait sans peur. Ceux qui veulent critiquer le font, en même temps, ceux qui doivent être redressés sont redressés. Fin de citation. Voilà, ni magambo make pour nos amis francophones. Ils auront peut-être le temps d'essayer de décortiquer cela. Et je suis certain que ça fera peut-être un bout de chemin. Le moment venu, je pourrais faire même la traduction en anglais pour nos amis anglophones. Mais passons d'abord à la deuxième partie. Reka tujye ku gice cya kabiri, ndaza kubona akandi kanya ko gushyiramo yenda traduction mu cyongereza yariya jambo Kagame yabwiye Ingabire, nubwo yabiturukije kure, ariko yasaga nk'uvugira mu migani, ariko nta muntu n'umwe utarumvise uwabwira. Niyo mpamvu yenda nk'abanyarwanda cyangwa se abanyamahanga badukurikira bashobora kurangazwa n'ukuntu yabivirinze kubera ko batazi imigobeko y'abanyarwanda. Donc, il faut leur traduire ça vraiment kugira ngo bumve d'emblée, bagire le premier contact avec la narration, bityo bumve uwo yabwiraga n'igihe yamubwiraga n'ukuntu yamubwiye. Murakoze, reka tujye ku gice cya kabiri. Ndagushimiye rwose, urakoze abafasha urakoze Senga, merci. Mhm. ariko hari akantu nyine buri muntu yazaganiraho gutaha yenda. Mhm. iyi saha yagiye ampani yakwamye. Yego, biyo yavuze. numva ko Ingabire yakwamiye yarakwamiye. Urumva noneho mu gukwama rero undi akavuga ati ni ngombwa yuko nongezamo gashyiramo vigueur kugira ngo amenye ko ariho kubera njyewe. amukanya kumuha umwuka ngo amenye ko ari njyewe uri umubeshejeho, umuha umwuka wo bara aho ngaho rero Ça, c'est votre analyse textuelle. Vous faites bien de kubizana rwose. ni byiza kuko ni ukuzaganira kuko ni ibintu trop fort.
Mm. Eh, ni ukumubwira uko uzambuza ko ni nko kuvuga ati nzagushyira ahantu buri segonda uko uhumeka umenye ko ari igihe ubasha guhumeka. exactement. kandi turabibona kuko urabona Ingabire yamusabye nk'uruhushya rwo kujya kureba umuryango we, gusaba uruhushya rwo kujya kuwureba gusa akazagaruka. Ebye ntabwo uruhushya barumuhaye. Ni ukuvuga ni jyewe ugena ubuzima bwawe. Mm? Urumva akabaro uriya mubyeyi afite, azi ko umugabo we arwaye, abana be ntabwo baherukanye, reba imyaka yose ishize guhera muri 2010, ni igihe kinini cyane. Imyaka 14 ni myinshi cyane. Niba avuga ngo yamuhaye imbabazi, izo mbabazi zitajyana no kumva ko umuntu ari umuntu afite sansitima, afite amarangamutima ye, izo mbabazi zaba zimaze iki? Nibyo rero arimo kuvuga wa mugani. Ngira ngo ugize neza cyane kubizana biriya ariya masaha amanika ku rukuta. Nibyo avuga ko we niko amufata ko ashobora kumushyiramo uruviri, mbese niwe umugenga mu by'ukuri atagombaga, ntabwo yagombaga. Akoze cyane. hari akandi gato nanone gato cyane. Mm. uriya mugabo yigeze kwivugira yuko yazaga mu Rwanda, yatanze ingero nyinshi cyane yuko agiye no muri stade, habaye umupira wa Panteri na Rayon Sport cyangwa se Mukura. Mm. yatanze urundi rugero ko yazamukaga mu Kiyovu harya hafi yo kwa perezida, bakamwinterpora akiruka. akirukanka ko yazaga mu Rwanda ntagire ikibazo. kuki atavuze ati na Victoire Ingabire naze mu Rwanda, nubwo context atari zimwe, ariko singiye kumuharsela ngo mujugunye mu gihome imyaka 8 yose, mwoherereze n'abajya kumuneka barimo ngo niba ari Baskovia niba ari bandi sinakubeshya. No, uriya muntu mu by'ukuri ntafite instabilité mentale. Professor Bakunda, aho mafite igisobanuro. Yego. Mafite igisobanuro kuko mbere na mbere buriya butegetsi afite ntabwo abufite mu buryo bwemewe n'amategeko. Aba yashaka kubyumvisha, kereka aba yashaka kubyumva, ariko ntabwo ari ubutegetsi yatorewe, ni ubutegetsi yafatishije imbunda. We rero ikibazo afite gikomeye. Natwe biragaragara kuko nubona turi muri diaspora idashobora gusubira iwabo. Ibindi bihugu bifite aba diaspora byishimira ko bagaruka bakagira n'ibikorwa bakora mu bihugu baba baravuyemo. Ni ukuvuga ko niba ndi muri Uganda, ndi umunya-Uganda, nkaba mba mu Bwongereza, nkaba mba muri Etats-Unis, igihe kizagera ingende mbona tiens, mu mujyi wa Kampala aja gushyiramo apartment, kubera ko ibikoresho birahenduka, kubikubakira birahenduka, amafaranga bakoresha ni make cyane par rapport ya ayo utabona icyo ukoresha ahangaha wabona icyo ukoresha hariya. Quartier igana Entebbe, ibyo ndabivuga byo mbizi, icyanya barikiye abadiaspora muri Uganda. Ni ukuba bafite babahaza facilité, ikibanza kiba kigura makeya, imisoro ibigabanyije, no kugira ngo bankuraje baze bemvese mu bintu byo kubaka nk'izo za apartment. Ni nabwo buryo bwonyine bunoroshye rwose bwo gutuma abenegihugu bazamura igihugu cyabo, bazana ayo madovize, batanga akazi, bakora ibikorwa. Hariya kubera iki bitaba? Hariya kubera ko bafite ikibazo cy'ukuntu bagiye ku butegetsi, bazi ko ubutegetsi abaturage batabumvamo. Bakaba bafite ubwoba rero ko wowe uramutse ugiye muri icyo gihe urimo kubakisha cyangwa se urimo gukora igikorwa, wavugana n'abaturage. Wavugana n'abaturage. Nta kintu batinya nko kuba wagumura abaturage. Uhageze ugatangira kuvuga, wajya kubona ukabona abantu 10 utazi baragukikije, bose bakuneka, byajya kurangira nimugoroba ukabona bagutwaye. Ibyo bintu no kugira ngo babyevite, bashyiraho za menace, avuga ati nuza tuzagufata.
ibirego si byo bivuze, ni ingengabitekerezo ya jenoside yonyine irahagije, birahagije. kandi buri muntu wese barayimurega. none icyo gihe baba bazi ko badukontornye hanze, ntawe uzaza mu gihugu, ko bazi neza ko haramutse hinjiye nk'abantu 100 bavuye hanze, bahindura abaturage 5,000 mu isaha imwe. Abaturage ukabumvisha ko bagomba guharanira uburenganzira bwabo. Ujya ubona basenyera abaturage, ukareba abaturage barahagaze bararebera, bagasenya inzu ikarangira. Abayisenya ni bya birara bahaye amafaranga ngo bize gusenya, biza kugaruka mu baturage. Wowe uhari wabwira uti biriya bicucu biza gusenya, kuki mudafata inkoni ngo mubikubite? Mubikubite, biragusenyera inzu washyizemo, watayemo ubuzima bwawe bwose, ibintu bigahuka hariya, bikaza bigasenya, bakanabihemba. Kuki mutabikubita nabyo mukabigira? Ibyo batinya umuntu wavuga ikintu nk'icyo ngicyo, bati bariya abantu bafite uburenganzira bwo kuvuga, ageze hano yabukoresha. Ibyo rero urabona, Mbanda ejo bundi yagiyeyo, tumugarukeho. Mbanda ejo bundi yagiyeyo agiye kwiyamamaza, ariko kubera intuza amenyereye yo kwisanzura mu bitekerezo, ibintu byose yabishyize en question. Baramubwira ati jenoside yakorewe abatutsi, ati ibyo mwibinshyiramo ntabwo ari uko ugenda bivuga, ntabwo byita jenoside yakorewe abatutsi, kandi umututsi wowe umucikacumu. Kubera iki? kuba azi neza ko, azi uko byatangiye, azi izo mvugo babyanditse, kuki babyanditse izo mvugo, arabizi, arisanzura. Urwo rugero warutanze, Kagame anyura mu Kiyovu, noneho yavuze ko yagiye no kureba umupira kuri stade Huye. Mbanda yahise abyendera aho ngaho, aravuga ati biratangaje kubona umuntu ngo yari afite ubwoba, ati ngo ko ari umututsi, ati nyamara abaye baraga umupira ba rubitiro 4, 3 bari abatutsi, umuhutu yari umwe. Ati kuki bigaragara ko abatutsi bafite uburenganzira bwo kuyobora umupira, none Kagame niwe bari kuza yirukanka. Noneho arangije abereka utindi, Mbanda yaravuze ati ibyo bintu nibyo bigwi umuntu yarata agiye kwiyamamaza. Urumva ko yamwambitse ubusa. Noneho sinzi uko bimereye ubu ngubu, ariko yavuze nk'uko kera Mbanda agenda amuzi, yajyaga yivugira. Mbanda ndamuzi rwose, nuko yajyaga yivugira. Ntibitangaje rero, ahubwo aho bitangaje ni uko yari azi neza ababwira, ni mu gihe abivugamo. Ariko hakaba hari ibaruwa yigeze kwandika, ari umudepite, banza ari muri 2000 sinibuka, nayo arimo kuvuga ati iyo ndeba imikorere yanyu umuntu ayirezumye, ndabona iri inyuma ya MRND. Ibyo bivuze gusa, yarabyanditse, ibaruwa nzayishaka yose integraruma. Urumva ko ari umuntu wamye avuga. N'ejo bundi yavuze ukuntu babonye yambaye aka t-shirt ka PSD, bamukoraho ikiziga, bati tugomba kukakubuza kukambara. Ibyo bintu byose rero nibyo Kagame atinya, aravuga ati n'uyu nguyu ugarutse umva ibintu avuga, aramvuga akansesengura. Ejo bundi mu gitondo azahaguruka abwira abaturage ati nimufate ibibando n'amahiri mukubite bariya abapolisi. Ngiyi impamvu ikomeye mu by'ukuri atinya abantu bose bafite ibitekerezo bashyira hanze, arabatinya kuko ntabwo yabakontena ngo akomeze ayobore igihugu kuri yabuhumyi. Urebye imiyoborere kiriya gihugu, nubwo baseka ni ukwihangana, nabo barabizi, barabibona, ariko bashyiriye imbere ibyo rero ntabwo bashobora kubyihanganira. Nibyo rwose birakoze, ariko tuzashaka kuza kuri ikiganiro tukavuga kuri ibyo rwose, nk'iyo baruwa ya Mbanda ayivugaho, tukavuga no kuri ibyo Profeseri Bakunda nawe yavuze byerekeye hari ikintu yavuze nacyo mbona tugomba kuzavugaho. biriya byo byerekeye uko Kagame avuga ko ari ubeshejeho Ingabire,
mbese iriya pandure ya igomba pandure gukora nyine umonte uko mu no kuyiha umwanya tukayisesengura kuko bivuze byinshi ya byinshi. mm, Rero Profeseri Bakunda wakomeza utubwira kuri iyi mpinduka cyangwa poroje yo guhindura itegeko nshinga rya Kongo, ubizi ute, wagira icyo ubitugezaho? urakoze kapitene. Ndabikurikira gahoro iyo mbonye umwanya, Mm, ariko ngasanga harimo imyumvire ibiri. Donc hari imyumvire y'abari inyuma ya Tshisekedi, hari imyumvire y'abamurwanya. Bon, hari n'imyumvire yanjye. mm, Bon, reka noneho ninjiremo ndarezuma comme ça. mm, Tshisekedi yasanze constitution irimo nuza ibintu bihambiriye kandi bidashobora gutuma igihugu cyabo kigenga koko. Noneho asanga ari ngombwa yuko havugururwa itegeko nshinga kugira ngo rihuzwe n'igihe bagezemo. Urumva? mm, Bon, abamurwanya bakazana notion yo kuvuga bati Tshisekedi buriya arashaka manda ya gatatu, ibintu arimo ntabwo tubyemera, ntabwo twemera yuko umuntu yakwiyapuropuriya igihugu agategeka mbese nk'umudikitateur, kandi mu by'ukuri twagombye kubahiriza demokarasi. Noneho bikagonganira aho ngaho. Noneho nanjye nkavuga inti impaka ntabwo ari mbi muri demokarasi. mm, Hashobora kuba hari abantu bumvishe nabi icyifuzo cya perezida. Perezida rero yagombye kuvuga ati dore ibyo ngewe numva byaba bibereye igihe tugezemo, kandi ngiye kubabwiza ukuri nzubahiriza constitution uko nayirahiriyemo, ntabwo nifuza manda ya gatatu. Ibyo bintu bikaba birumvikanye. Naho ubundi ikintu gice abanyafurika ni iki? Dufite ururimi, dufite n'ubwenge, ariko ntabwo tubikoresha neza. Uriya mugabo Tshisekedi yari akwiye kuvuga ati dore manda yanjye n'imyaka 2, ni nako narahiye manda ya mbere, manda ya kabiri tugezemo, none ninyirangiza njyewe nzagira uruhande ku buryo demokratike, isohokemo la tete haute, hinjiremo undi uzaba watowe n'abaturage bihitiyemo. Ibyo bintu abivuze iranduru yajya iruhande. Ashobora no muri constitution bashobora no kuvuga ko umuperezida warangije manda ze 2 akajya iruhande, mu gihe ataragera ku myaka 80 tuvuge, ashobora kongera kugaruka bakamutora, bakabishyiramo bikaba plus clair. Urumva? Aho rero byaca nibura intuza imyumvire mibi ya biriya bya interpretation barimo bazana, kuko biriya bintu twebwe abanyarwanda byadukozeho kubera ko nari ndi umunyeshuri, yego ntabwo nakurikiraga cyane, ariko iyo numvaga amakuru muri 73 mu kwezi kwa 5 constitution bashatse kuyibiduya, bariya ba Munyaneza, Minisitiri Munyaneza n'abandi, kugira ngo bitwaje ko ngo manda ya mbere ya Kayibanda yari yarabaye mbese yarashyizweho na parlement atari abaturage bamutoye, ko bifuzaga yuko yakomeza indi manda ya gatatu ya kane, ko izari manda 3. Byatumye rero bamwe bavuga bati ibi ni ibiki, kandi ntawe utabyibaza. None nkavuga nti iyo wari perezida wa repubulika Kayibanda ababwira ati twaje tugamije gukora demokarasi, ntabwo ndi umwami, manda zanjye zirarangiye ejo bundi kuri 26 z'ukwa 10 muri 2023, hari gahunda y'uko ishyaka rizahura noneho rikadezinya uzansimbura. Aho ngaho byari kuba biri plus clair.
ariko kubera nyine gushyira abantu mu rujijo byatumye imitwe ishyuha irashyuha kugeza igihe ariya mabi abereye urumva nkaba naha inama abaperezida b'abanyafurika atari na Tshisekedi gusa nibafate umuco wo kubahiriza constitution urumva bafate umuco wo kubahiriza constitution niba manda zabo zirangiye bajya iruhande haza abandi ibyo turabibona mu bihugu bike byo muri Afurika icyo nabayemo ni nka Ghana icyo nabayemo ni Kenya urumva Tanzania ubigahe gato urumva se donc Tanzania nayo ni vraiment imyaka 5 inshuro ebyiri bon ibindi umuntu yavuga Botswana yo ni igitangaza cyane yo irabirusha cyane bafite demokarasi imeze neza Afrique du Sud nuko n'ahandi wenda Senegal na Senegal bose donc ibyo bihugu n'ibindi bugomba kuba bigeze nko kuri 15 byitwaye neza nawe rero navuga ati reka dukore ikintu twiyumvamo mbese ahantu bagoretse iriya konsiyo ya mbere bahakosore noneho bongeraho wenda n'utundi tugororotse twiza dushobora gutuma perezida wahoze ari perezida wa repubulika azaba afite avantage izi n'izi ntazicwa n'inzara muri bihugu byo muri Etats-Unis nka Etats-Unis par exemple bo iyo wari perezida wa repubulika umushahara wawe bagabanya kabiri ngira ngo wankosora donc wabazi ko niba wahembwaga 100,000 uzahembwa 50 ukagira n'izindi za avantage zindi urumva ugasanga mu 50 uhembwa hari abantu benshi cyane batabigeraho kandi ufite avantage zidasanzwe kuki rero abanyafurika bo batavuga bati tugiye gukora constitution qui est vraiment calquée imeze nkaho mbese yinjiye mu muco wacu noneho n'abazayisoma n'abazaba ari concerne bazabona neza ko ari constitution twebwe twumvikanyeho kandi bakagira nawo muco wa referendum bakabaza abaturage bati nibahindure imitegekere nibe kwirukankira kwiyakosha ku butegetsi ntacyo bimaze kubona uriya biya ntabwo ari urugero biya yabizobye gutera umupira gutanga umupira yikubita hasi kubera udashobora kuzamura akaguru ngira ngo ni Emmanuel arabitubwiraga nuko abantu nka bariya banuza bangweso même chose reba nkuriya wari perezida wanuza wa Gabon genda gano with making a noise agenda atari yaramba ku butegetsi reba uriya Museveni nawe arinaniriza ubuse nako ku gihande akarya ibiryo akaryama hari igihe ukora pompaje yerekana ko bagifite ingufu ntabwo bari abantu bakunda vraiment bakunda kurya bakunda ibiryo sinbizi uko njye nabibona bari bakwiye kugira manda kuko zikaba fixe muri constitution hanyuma zarangira bakagenda ariko tugarutse kuri ibi kaya Congo mubona se ko Tshisekedi wenda bakabishyira muri constitution ko en temps de crise umuperezida uriho ashobora kuba prolonge muri icyo gihe cyose cya crise kuko kugira ngo bahindure umutegetsi muri ibi muri iki gihe byaba bisubije Kongo hasi kuko za negociation zose yatangiye bariya bose batangira umushya uje u Rwanda rwatangira kujya kumwirukaho mu gihe cyagitekereza ugasanga bigiye bisubira udubi murabibona mute wenda bavuze bati muri iki cya crise wenda uriho ubu ngubu ariwe Antoine Félix Tshisekedi nagumeho agere iyi situation ntabwo ari ukwica constitution kuko iyo ntuza ni prévu muri constitution murabyumva mute Emmanuel we nibyo
nibyo rwose ni inama ya sagesse, ni inama y'ubwitonzi, ariko ubwitonzi ntabwo bujyana n'inyandiko. Buriya nicyo kibazo tugira. Ubundi inyandiko zikorwa kugira ngo zubahirizwe. Wavuga rero utese uti wenda kubera ko haba ari crise, none se uwo muntu ni exceptionnel? Iki kintu ngo tugomba kukibaza. Uwo muyobozi uriho ni exceptionnel, niwe kamara ashwe. ntabwo rero kamara Ikindi bivuga ko niba ari umuyobozi ushaka ineza y'abaturage, agomba gutegura umusimbura. Sinzi niba ngaho twumvikana. Agomba gutegura umusimbura, ntakeneke wa wundi umuri inyuma ngo usanga ari mekari nini, ukaba wavuga uti muri iri shyaka niba ryo tuzatora uyatabaye perezida, uriya yaba perezida, uriya yaba perezida, ibintu bikagenda. Icyo kintu kigomba kuba mu mutwe w'abantu, ntihagire umuntu yagira nta guciye mu ijambo, yajya muri za negosiyasiyo zose akaba perezida parti, ibyo byose kugira ngo abimetirize neza, kuko ntabwo ari ukubisuzugura, kuko iyo umuntu agiye aho aba ahuye nabo, some zose agiyemo, burya hari ikintu undi kubera ko arebera gusa adashobora kuparitaje, adashobora kumetiriza nk'umuperezida wabyigiriyemo. none se ngo yajya amufata ibyo byose agiyemo, ibintu byose asinya akamubwira ati ngwino ubirebe iki. no, ntabwo ari ngombwa. Ntabwo none se bagira ngo kumenya iyo diplomasi yo kumenya kuvugisha abategetsi ni ngombwa akurikira ubuhumyi ibyo perezida Tshisekedi avuga. No, ni ukuvuga ko mu ishyaka haba harimo abantu b'abahanga mu bwenge, hanyuma n'abahanga muri politiki, ku buryo bitagombye kuba ingorane yo gusimbura undi a terme de son mandat. Nicyo kibivuga gusa. Ntihabe ubwiko, ya bindi usanga abantu ibintu babishyira mu bintu by'akanyegero bakabihishanya, bakaba ati dore abo duhura nabo, niba ndi perezida mu ishyaka ryanjye nkaba nti dore abantu bakunda kungora mu nama ya komite y'ishyaka, iyo turi muri ya negosiyo abangora ni abangaba, ku buryo ubutegura ba bandi bawe bashobora kugusimbura. Ega ugomba no gutekereza ko niba utarangiza na manda ushobora no kugira agisida. None se ugize agisida uragira ngo igihugu gisigare mu gihirahiro kubera ko ubutegetsi wabwiziritseho, ubugize akarima kawe? Ibyo bintu bigomba kurangira, hakaba uko abantu bavugana imiyoborere y'igihugu. Byaba byiza niyo biyoborwa n'ishyaka, abantu bo mu ishyaka bakaba ari abantu bari ku murongo umwe wo kumva ibintu. Urabona nk'ibi byabaye hano muri Amerika, umusaza amaze kuvuga ati ndanangiye sinshaka kurekura ubutegetsi, aramubwira ati jya ku ruhande ariko duhite dushyiraho uyu nguyu. Buriya muri Afurika byari gutera ikibazo, ntabwo ari kubona undi umusimbura uwo mwanya. Bari gushyiraho, hari kuba amahane, abasirikare bagakubitana bakarasa, ugasanga ni ibintu ariko wabonye ukuntu bigenda. Kubera iki? Kubera ko mu ishyaka haba hari imyumvire rusange abantu bose babageraho, kuko bagomba guteganya ko na agisida zishobora kuba nk'izo ngizo. Ibyo bya bindi tuvuga tuti Tshisekedi wagombye kumushakira akantu ko kuvuga ngo yenda kubera ko ari we umaze igihe yaragaragaye muri diplomasi yagize gute, bamuhe iyindi myaka. Utangiye kuvuga ibyo ngibyo, uba utangiye gucamo kabiri ya constitution turimo gushaka ko yagiye ikurikizwa buri gihe. Ntibyagombye kugira ntorse n'imwe. Ni ukuvuga ko mu ishyaka rya UDPS bagombye ko bafite umuntu wamusimbura igihe icyo ari cyo cyose. Ntawe ari Tshisekedi kuko atitwa iryo zina, ariko akaba afite kaliburo nk'iye, ashobora kujya mu mwanya akawukora nk'uko yawukora. Ibyo bintu tugomba kubyitoza. ibyo bintu bishoboka yakora nk'uko yabikoraga, ariko nyine hagomba kuba undi muntu ushobora kuba uri capable yo kuba yamusimbura. Igihe cya crise, izo periyode zo kujya mu matora n'iki, wenda bakavuga ati ntibizarenze muri iki gihe tugiye crise. Aka kantu ko gushaka kubembereza ngo ibyo bintu byerekana ko abantu bavuga ngo uyu niwe kamara, nta wundi umubishoboye. ahubwo
Eh, umuntu yakwibaza yego. ndumva ako ka nuance bon bagashyizemo bakavuga bati mu gihe cya crise au cours du manda ya nyuma ya perezida wa repubulika byagenda gute bakabyigaho yenda babona indi solution ariko muri ibi ngibi niba manda ye y'imyaka 5 irangiye atarangije intambara baba bamushimira abamushimira si ikintu agomba gukora ni ukurangiza intambara n'ikintu cyo gukora none yamara kuvuga ati intambara irangiye ngiye kubahiriza ntuza constitution yenda abaturage bajya mu mihanda none dushaka kugenda kuko intambara itararangira neza akaba ari biturukaho ntabwo tubona ukuntu wagenda intambara ntabwo irarangira neza yego urimo kwavansa ku buryo bushimishije ariko turashaka ko ugenda ari uko byose iruhande rwe bigaturuka mu baturage gutabempuwe atari wowe bidesi nemere ko abaturage ari souverain ibyo bategeka nicyo cyakorwa ariko mfite ubundi bwoba ko tubishyize muri iyo myumvire hari umuntu w'umuperezida wagera intambara akayijira ayidoginga agira ngo itarangira akomeze donc ibyo bintu nabyo njye numva ikintu cyabirangiza ni ugushyira itegeko imiwabo itegeko ritagira utwo tuntu two kuvuga ngo ariko ngo bigenze gutya kubera ko ejo bundi ntabwo ari na kure kuri Tshisekedi baba bati kuki afite imbunda akaba atarasa ngo arase M23 bati buriya arimo gucunga kugira ngo nyine bizabure na manda barabivuga donc ibyo ifo gufunga urugi utuntu nk'utwo ntituze noneho ahubwo abakora politiki bakayikora ibyo babizi bakayikora ku buryo busesuye bumvikana n'abagomba kubasimbura rufurambo ikamenywa ko igomba guherekanwa nta kibazo ibi bikunze kuba uzabirebe ibibazo tugira ni ibihugu byagiyemo kudeta mumaze kuvuga ibihugu bifite demokarasi aho abantu basimburana ibyinshi ni biriya bihugu byagiye usibye ba Paul Biya na ba Sassou Nguesso bariya bigaruka ku miryango nabyo ni ikindi kibazo kiri muri Afurika aho usanga umuperezida ategeka ariko asa nk'utegekera umuryango ugasanga umuryango w'iwabo wo kwa ba sebukwe niyo iyobora igihugu ibyo bihari niho usanga bavuga ati ntaveho kuko inama ikorerwa mu muryango bakavuga ati ntaveho kuko navaho natwe baratumanaho twese wari secrétaire général wari ministre wandi baratubanaho bakamugumishaho ku ngufu byaba ngombwa bakanyura muri serivisi za marekoloji zishinzwe umutekano abasirikari bakavuga ati ushaka ko ibintu bihinduka mu mukasi donc ibyo bikunze kubaho abaperezida b'imiryango ariko muri rusange ibihugu byagiyemo kudeta noneho byaba gasitwe bikayoborwa n'inyeshyamba nangwa na kudeta bavutira abasirikare bamenyereye order noneho bajya kubona ukabona haje noneho n'inyeshyamba ibyo bihugu bifite ikibazo kugira ngo bizagere kuri demokarasi bifite ikibazo gikomeye cyane donc buriya nk'u Rwanda ururebye twari tubihereye kuri Kayibanda hari abantu bavuga ko muri disikuru yagomba gusoma ariko bamujije gusoma ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 7/73 yari kuvuga uko bateganyije ko we agiye kwirotira atazongera no kuba kandida nabwo ngo yari yagize ibibazo hari ibya binavuga by'imiryango hari abamuriraho bavuga bati ntibishoboka ugomba kugumaho ntibabona ko umuntu ananiwe ntibabona ko afite n'indwara yenda ntibabona ibyo byose ntibabireba ariko kubera ko bamuri inyuma wari ugaragara bo bagasiga barya mu myanya y'abaminisitiri bakavuga ati niwe ugomba kugumaho ibyo kibazo yari agifite ariko bavugaga ko ngo nubwo ntabwo yabonye umwanya yo kuyisoma yagomba kuvuga ko manda ye nirangira azagana mu kwezi kwa 10 sinzi umuntu yabaza neza bariya base batware bagomba kuba babizi abantu twari dukwiye kubabaza ariko birakwihwiswa ko yari yateganyije ko atazongera kwiyamamaza urumva ko byari bibaye ibintu byiza ariko noneho
bavuga ati ubwo atateganya kuzongera kwiyamamaza ntawamenya uwo azamamaza. Abasirikare bati okaziyo ni iyi ngiyi, bahita bakora kudeta. Donc iyo bakoze kudeta uzi ko bavanaho inzego zose, bakavanaho constitution, bakavanaho inteko ishinga amategeko, ibintu bigasubira inyuma kugira ngo bizazamuke. Wa muperezida w'umufasha w'umusirikari niwe wiyamamaza, donc iby'umusirikare babivuyemo ahita yigira perezida uzagishyiraho igitugu giteye ubwoba. Niyo sisiteme dukoramo. Noneho iyo bibaye inyeshyamba ho ni ibindi bintu. Inyeshyamba ho hari n'igihe zirota zahindutse umwana. Hari ibihugu bimeze gutyo. Inyeshyamba nka Kagame. Inyeshyamba nka Kagame zo zirota zahindutse Natwe kubivuga njyewe ndimo kuvuga ko hari ibihugu bimeze gutyo, usanga hari inyeshyamba zategetse zikumva zahinduka abana. ubundi N'abana barabategura kubivuga. regime ebyiri. Hari regime bita ko ari presidentielle, Yego. hakaba na regime parlementaire. Njye mbona regime presidentielle muri Afurika ntaho ituganisha. Twari dukwiye gushimishwa na regime parlementaire kuko en absence du président, le vice-président nous ukora la relève. Yego. Bon, niba système imwe itunaniye kuki tudafata indi? Ari nko mu ntambara president ashobora kurangiza ntuza ye manda ye, noneho abadepite bakikonsulta ngo bati ubwo imanda irangiye kandi hari crise, nta kuri byagenda on reconduit le vice-président. Yo ukomeje byaba une solution. Mais turabivuga kuri iyi plateau yacu rero ntabwo babijyana muri bariya, babitera ishoti cyane kuko bumva bibabangamiye uwo mwanya. Uwo mwanya bahita bavanamo ko bibabangamiye. Ntitwari twagiye kuri rwa rwego ibyo twe dutekereza aha ngaha, bariya mu butegetsi ntabwo bari bajya kuri urwo rwego rwo kwemera ibintu nk'ibyo ngibyo. Nicyo kibazo dufite cya mbere. Ubundi normalement niho twahereye, twagombye kuba ubu bwisanzure twahashye hano hanze, twagombye kuba tubujyana mu gihugu, noneho tugakerera meme système za deba. None izo za deba zikazagenda zituma abaturage bevurirwa mu bitekerezo. Ariko ntibishoboka kubera ko umudiktateri uri hariya ntashobora kwemera kuza, kuko mbere y'uko uza aba yari guperereza ngo yarameze ate, yavugaga hehe, uhagera bagutegereje bakwambika amenote. Nicyo kibazo dufite ubu ngubu. Cyangwa bagutuza. Cyangwa bagutuza. Voilà. Oui, c'est ça. Ibyo rero tugomba kubyiga nabyo tukabyanaliza kuko biratudindiza cyane. Cyane. Urabona nk'ejo bundi bari abana babiri bishwe b'abakobwa, bamwe bakabasanga baryamye muri toilette. Donc urumva ko undi basanze ngo bamujugunye quelque part mu cyaro. Kandi byose yukoze analyse bisanga bifite ramification muri regime ya hariya mu Rwanda. Ababizi neza baravuga bati harimo ukuboko k'ubutegetsi. Sasa ari amaruzi bazana biriya byose bashyira muri bara y'abana pour perpetuer amanyanga yabo, bose bakwemiye bakavuga bati tugiye kubasibirize, ibyo kurugana ntacyo bimaze, tubishyire hariya rwose ifa kuba byamagana. Uravuga bariya bantu bakora ibintu bimeze nk'ibyo bapfumu. D'ailleurs wabonye ko mu Rwanda ubwo hadutse ibintu by'abapfumu byateye imbere, aho hari abaprofeseri mbona bariyo bari kuriya ngo witwa Rutanga rw'amaboko. Ugikurikira amazi warize, nabonye berekanye ibintu bashyize muri gisoro. Iyi gisoro nta n'ubunyano no kwerekera no kubandwa n'iki. Ikigusetsa harimo abaprofeseri d'université que je ne vais pas citer que je connais, nabo bakenyeye bari muri ibyo bintu. Urumva ni bose bari bahari kutabasita kuva ngo bari bahari warabonye muri video nyine ba profeseri Nyagahena Antoine
pour ne pas le Nyagahene citer. Nyagane, Nyagahene Nyagane Antoine. w'icyangugu Ye. Donc yari ahari ari mu bantu nyine bemewe sinzi kuri linye ukuntu bamuvuze muri linye ya Rutanga rw'amaboko sinzi umwanya azaho. Tu te rends compte? Donc yagiye babajyana mu nzu z'ibigonyi ibiki byose ibintu byo kurindagiza abantu ngo baze urebe uriya Rutanga rw'amaboko yambaye impuzu ngo niho ngo ashaka abanyarwanda bose bambara impuzu bazivana ko imivumo yagiye se bazazivana he? impuzu ni icyo ari cyo ni imyenda imeze ushyiramo Rutanga rw'amaboko urabona ibyo yambaye niyo ni impuzu ni ukuvuga ni impuzu ni imyenda ivuye mu mivumo ivuye mu mivumo barayibazaga bakayikubita none agasigarana agace kari kontinu kera mu Rwanda nibyo bambaraga b'intuza surtout nko mu mihango n'abaturage barabyambaraga harimo abambaraga impuzu abandi bakambara inkanda byabaga bitandukanye bitewe n'uko umuntu afite amatungo cyangwa atayafite ariko nibyo rero Rutanga rw'amaboko yadukanye ngo afite ngo ikigo cy'umuco se niba wari ufite ngo ufite ubuvuzi gakondo yewe ubuvuzi gakondo ikigo cy'umuco hari babiri witwa Sarongo ubu ngubu noneho ufunze nore konfonde pa Rutanga rw'amaboko akaba yambaye ibyo impuzu uzamubona n'ibintu by'amahembe n'ubwanwa bugera nka hano ntabwo Sarongo yafungiye iki Sarongo we yafungiye Sarongo yaguye mu bintu byo kurya ibintu by'abandi ku buryo bw'indonke ni ukuvuga hari abantu yagiye aragurira noneho akabatuburira bavuga ko yihaye na titire yita dogiteri ntawe yayivanye hari n'ibikorwa yakoze kugira ngo bamwemere byo kugenda ngo agashyira urutara akaguruka ku kivu ibintu yarabikoze baramubonye aguruka videwo zirahari aguruka arazamuka ariko ni ibintu sinzi ukuntu ari surrealiste ariko arabikora noneho abantu nibo bavuga bati ariko se niba ubikora bakagushyiraho amapingu ufite pouvoir magique ayo mapingu wayaturikije ni ibintu by'intuza urabona ni nka bino bya iyo wakwipinotije bita maji mbese maji umuntu akamutema agacikamo kabiri akamuteranya biriya bifite ukuntu babikora nawe nibyo bakorera yamara kubakorera ubu ngubu baramubumbeje ubundi baramureze baramufunze hari abadepite hari abagore baje baburana ngo yabahaye urubyaro abandi bavuga ngo yabatwaye amafaranga donc ari deux camps abavuga ko yabatwaye amafaranga ari igisambo n'abavuga ko yabakora ibintu byiza kuko yabahaye n'urubyaro akabaha n'abagabo ngibyo biri mu Rwanda kuno turi ikiganiro cyacu cyari kiryoshye waravuga ntiyarangiza mu Rwanda byo akababaro u Rwanda muzajye rwose mufata igihe simbizi igihe mfata igihe nkareba za YouTube donc haba harimo ibintu ireyeri aho ubona nk'abantu bumvisha abandi ko ari abantu b'ibitangaza ubu hadutse ibintu byo guhanura byo gusenga ngo ibintu hari n'abantu baba muri Amerika no mu Buraya basengesha bo mu Rwanda bakabohereza amafaranga ngo babasengere umuntu akaba yarabuze umugabo none bakamubwira ati Sarongo yakukorera imiti ukabyara cyangwa se bati witwa Yongwe azagukora amasengesho noneho ubyara Yongwe bamufunze nawe ari we umunyamerikakazi wayamuhaye none abonye nta kibaye aramusanga yajya kumureka baramufata baramufunga ubu baramufunguye ariko nawe bamufungiye ubusa wajya kubwira umuntu ndagusengera ampa amafaranga akayamuhaye ukajya kundega ngo ntabwo ari byo nabyo aho bituruka wowe wagiye mu Budage warize usobanukiwe ariko hari abantu nka hano dufite lettere d'asile bazana abaturage donc tukarashe abaturage baba ari mu giturage nyine
bakabatera bakabashyira mu ndege bakawukubita hano muri leta zunze ubumwe za amerika. Ukeka ko ubuturage bwe buzamuvamo? Ntibishobora kumuvamo. Noneho niba umuntu usengera mu Rwanda umukobwa we ageze hano akabura umugabo kuko abagabo ntazabona hano, ntabwo bishoboka. Azahita yibuka ko bamubwiye ko hari umuntu gusengera mu Rwanda ukora ibitangaza. Hari umuntu umwe wabimbwiye muri abo bantu b'abaturage yambwiye ati ateka tuzi ko numvise hari umuntu w'umurundi wagusengera. Ndavuga nasengera nshaka y'iki yambona hehe? Ati rwose ati ndamubwira nti noneho uzagenda gusengera igihe umuzamubwira ko adateze kuzasengera na rimwe. Asengera se ndusha gusenga jyewe. Nabwira ni nsengera ariko gusenga ntabwo ari ugutanga amafaranga. Kandi bakubwira ko n'uyu nguyu wigira Apotre Mutabazi avuga ko ngo asengera, ashobora kugusengera ukanonka miliyoni 5 z'amadolari ariko ukamuha ngo icyacumi ituro icyacumi. Yazibonye nazibonye nayamuha. Urumva nawe yabitema abantu ku buryo aforce yo kubivuga, hari ababyemera hari n'ababeshya bose bihaye kuba abahanuzi. Noneho akaba nk'abantu bafite spirit faible nk'abaturage navugaga, agahita abatereka nkomande isengesho rya kanaka. Hari abantu bakize kubera izo mpamvu z'ubugoryi bw'ababa hano, baba mu Burayi bohereza amafaranga nka bya bindi bagiye gutya bakazana umuntu akarira kuri YouTube ngo ngiye ngo rwose ngo umugore ngo umugabo wanjye ngo yajyaga ngo agira gutya ngo nziritse biki byose. None abantu bose bakiriza barangiza ngo mushyire nimero ya telefone ngo ashobora kumufasha bamufashe. Umuntu waje ari umuturage akabona abonye amadolari 1000, yari umuturage yaranywaga ikigari, kujya gufasha uwo nguwo kumwohereza 200 arayohereza. Noneho utekereza yaturutse dutute pa agera kuri wa wundi, kandi ntabwo yaha nyir'ubwite, agera kuri wa wundi ufite YouTube, noneho akayajera. Niba abonye 15,000 by'amadolari aramuhamo yenda 500 cyangwa 1000. Hari abantu bakize gutyo muri bariya ba YouTuber b'i Kigali, singiye kuvuga amazina, harimo abubatse amazu bayavanye muri ibyo bintu. Ubwo reka dukurikire turangize ikiganiro cyacu. Avugwa asubiwemo tuzagaruka muri iyi minsi twongere dukomeze, kuko kandi iyo tuganira gutya nitumara kuvuga ingingo twavuga tujye dusubira n'iwacu. Numva bino biryoshye kuko iyo umuntu atabizi iyo utabikurikiye ntabwo wamenya ko ibintu nk'ibi bibaho koko. Igenda bikurikira rwose ntiyagira ikintu mugira, kuko mfata igihe noneho nkabishyira muri ntuza yabyo, nkareba aho bipfira, nkareba ababyogeza. Ubu ngubu urabona uriya Scovia bamutoye ngo kuba uhagarariye abanyamakuru RMC. Barorekazi. Ni barorekazi. Uriya muntu Mutabazi yatangiye kera avuga ati uyu muntu ntabwo yize nta shuri agira. Ahindutse umuyobozi, wumva aho ibintu bipfira, ahindutse umuyobozi kubera kuko azi kuvuga, ariko nagera imbere y'ibintu byanditse bisesengurwa azabyifatamo. Azaba afite uwakoresha. Bipfuyeho depart. Byumva azamenye ko njyewe ntacyo bimbwiye, mbagomba kubivuga uko mbireba, kuko twe dukeneye u Rwanda rw'abantu. Atarize yafata uriya mwanya kuko ko niba atazi n'icyongereza cyabo n'igifaransa cyabo n'iki, wenda azajya atanga interview kwa Kagame gusa mu Kinyarwanda. Nicyo bamushyiriyeho, ariko ndibaza dore yansi z'abandi banyamakuru cyangwa twitege wenda ko azabwira n'abanyamakuru bazira ubusa bafunze, ariko se bavugira ari hanze akiri umunyamakuru nk'abo kuri ribo yabo yabavugira noneho yafashe uriya mwanya? Ntibishoboka. Nta nubwo byumvikana, kubera ko uriya mwanya ubundi ugomba kuba mu by'ukuri ugomba gutera konti kuri impande zombi z'abanyamakuru, abanyamakuru officiel kandi abanyamakuru ba YouTuber bafite n'abantu b'ababoyi bagiyemo. Ejo bundi hari uwancekeje naramusubije mbabarire, avuga ngo abafluencer, donc arashaka kuvuga
influencers none affluence n'abandi noneho Scovia afite ikibazo akwiye no gutangiza ibigo by'ibiburamwaka njya kwigisha abanyamakuru be mu biburamwaka bakagenda bazamuka ibyo rero bikwereka nivo y'itangazamakuru aho ibiri. Ikibazo iyo itangazamakuru kuri iyo nivo yo hasi imeze gutyo, ntugire ngo abaturage ntibazahababarira, kubera ko nitwemera ko ubutegetsi itangazamakuru ari ubutegetsi bwa kane, kandi nibyo koko urabona muri ibihugu byacu ukuntu bashyiraho perezida bakaba bakwereka ukuntu abaperezida bazagenda bakurikirana bakakuvuga ati iri shyaka rimeze gutya, kubera ko abanyamakuru ni abanalisite ni abantu b'abahanga. Ni ubutegetsi bwa kane. Hari rero ubutegetsi bwa kane bwarabuze, bwajemo doko abahoze ari ababoyi barakubwira ngo bakereza YouTube bakaza ngo bakereya content bakagera bagakubita igihu hariya, none abantu bose bakajya bakakireba barangiza bagasanga ni ibintu bahimbye, ugasanga bibaye ikibazo. Donc iryo tangazamakuru ryo nidufite none urabona n'imyanya iyobora batangiye kuyishyiramo mu by'ukuri abagaragaye kubera ko bazi kubaza Makenga, bazi kubaza Kurayige. Donc umunyamakuru yabaye shefu w'abanyamakuru, madamu umunyamakuru yabaye shefu w'abanyamakuru. n'ibibazo rero. Niba hari ikiri mwongeraho. Oya nta kintu ngeraho, ibintu by'icyongereza zabisoma ubutaha. Sawa sawa. nanjye nta kintu ubona nakongeraho uretse ko ibyo kuvuga ntibibura, cyane cyane no kuvuga ku by'iwacu hariya ntibibura. Ariko ngiye nagira inama bariya abantu bigize abategetsi gutekereza kabiri, bakarekura bakajya iruhande, noneho bakimakaza demokarasi. kwimakaza bakimakaza demokarasi, kuko biriya bintu bigeze ahantu birambiranye kabisa, birarambiranye cyane. Niwo birambiye ariko ahubwo ni twebwe birambiye, bo ntabwo bibarambiye. N'abanyarwanda b'imbere birabarambiye, ahubwo ikibazo ni iki ngiki, ni ukumenya abo ngabo uvuga ngo bahindure batekereze demokarasi, kandi bo bakubwira bati ntabwo uzi uko twageze aha, cyane igihugu kiyobowe gisirikari. Igihugu kiyobowe gisirikari ni nacyo gituma ubona nta bintu bya politiki biba muri kiriya gihugu. Abategetsi bose kumvira nk'uko abasirikare babigenza, bababwira ko umuntu n'umwe gusa, kugira ngo hataba komplikasiyo yo kujya gusobanura ku bantu banyuranye. Umuntu akaba umwe uhinduka umucamanza, akaba umupolisi, akaba umukesiye, akaba uterura uzana imisumari, wemera ko igurwa. Donc niyo systeme ashaka ko ibamo, kuko niyo systeme ifite imyobo nyine pore, c'est le seul système pore yemera ibintu byose bishobora kubaho, ariko bikaba bifite umuntu ubikontorora. Noneho iyo systeme tugomba kuyirwanya, tugomba kuyirwanya, ariko hariya imbere biraruhije cyane, kubera ko bafite icyo gitugu kibereka. Nicyo gituma niho twahereye tuvuga Ingabire nuko babona nubwo bamwimye itangazamakuru, ibitekerezo bye abisohora ku zindi shene zo hanze, bikabatera ubwoba rero. Kuko la question, ikibazo abantu bo kwibaza basubije amaso inyuma encore kugira ngo bubake igihugu gishya, kandi igihugu abantu babamo mu mahoro. Bari abantu baje babeshya bakanga kugira igihe bafatiye igihugu, none bagishyize muri kawo. Bari abantu bagiye bahunga ikintu gito demokarasi cyari gisimbuye monarchi, bahunga bavuga ko badashobora gutegekwa n'uduhutu, abahutu, uduhutu. Baragenda mu kugaruka bakwije ibihuha hirya no hino ngo mu Rwanda nta demokarasi ihari, ngo none barayizanye ngo bashaka kugarura demokarasi. Demokarasi ifite origine ahagana hehe mu gihugu cyitwa Uganda,
aho perezida ubu ngubu amaze imyaka 36 38 ari ku butegetsi. Fata imyaka 38 ugabanye 4, urabona manda zo muri Etats-Unis sinya imanda 9 zirenzeho manda 9 n'igice. Urumva iyo demokarasi bari bazaniye mu Rwanda imezite igeze n'iriya demokarasi se bavuga ngo umuntu yatowe 100% gukuraho uduce dukeya no kamana. Ibyo bakubwira mbabarire bakubwira ko nyine hari abantu bamubwiye batese wagiye ugaturwa yenda nko kuri 70 agabaze ayo ngayo abasigariye iki kandi bagomba kunyerekana ko ndi igitangaza. Donc wazi ko biriya 90 bivuga ko ari igitangaza. Niyo mpamvu ngivuga nti iyo za gusa nk'umuntu umugira inama nakubwiye nti calme-toi uzaba perezida, ariko ngo duhuma abandi amaso tugire gute, reka tubifaburike tutoge 51. Urumva se uzategeka nko gutegeka waratowe 100%. Ntabwo nibura tuzatubabeshye kwa ariko ibyo ntabwo we ntabyumva iyo ntabyumva tuze po ntabyumva we ntabwo bikabuta agomba kwerekana ko yaje hano arabivuga muri universite baraseka none bavuze iyo school yavugaga iyo ubushize baraseka none yabirwa ibyo basetse ntiyabyumvise yibaje ukuntu basetse kandi bagombaga kubamuhadimira agakoma mu mashyi bazarwa musobanura ati izo school ntabwo zibaho 90 ntabwo bibaho we ntabwo byumva ariko turahari tuzabimwumvisha ku ngufu niho abantu bagomba kujya kuko we n'abariya ba komite z'amatora ze komisiyo y'igihugu y'amatora bagomba bafite umubare bateganyije bagomba kurwana 99 kabiri ku ruhande bakasigara barwana n'uduce 99 bibiri ku ruhande batayibonye yabamara bakarwana n'uduce bibeshye bikajya nko munsi ya 90 uri perezida wa komisiyo nabo bayigiye bose yabafunga kuko ntabwo byaba bimugaragaza ntabwo ari we ko ari umwami. None se waba ushaka umwami ugomba kwerekana ko 100% bagutoye kugira ngo ujye bakandamiza uko ugashaka. Ntabwo Banyarwandakazi banyarwanda mwakoze kudukurikira, mwakoze kubana natwe muri aka kanya, kandi ndashimira n'abazadukurikira mu bihe bizaza, mbashishikariza kandi kuza gufatanya natwe muri urugamba turimo kwigisha guhumura abanyarwanda, nako barabizi ariko kubatinyura nako kubatinya ngo babe mu bwoba. Nuko rero mugire amahoro y'Imana, ubwo naho butaha, kandi turabakunda cyane, tuze tumye tubaganirize kandi namwe muze mutinyuka mutuganirize. Nuko rero mugire ndabivuga simbitinya, murabyumva. Iyo umuntu wamuhaye ubutegetsi umubiryi agaha umutegetsi umuteruzi w'ikibindi w'umugaragu akamugira umuntu, resulta nzira jewe ndabivuga rwose nenye sindimira ikindi guhangana, mpora mbivuga buri munsi. Bazaze turahari, twarabyaye, dufite abana, abasore beza b'ibigango, bazongere genda bibabwiye kandi nzi ko benshi muriho mu nyumva mubiza mu bijyane, muzaze tuzabereka abana banyoye amata imyaka 30 uko bambara. Murabyumva neza, mwangegera mwe muri aho ngaho muriho mwumverega, ndababona ndabazi. Nimugende mubwire bene wanyu, muzajye mumukira hanze nk'imbwa ziziritse, gutukana n'ibyo muzi, muri abashumba mwabana mwe b'ingegera. Rwanda murage gakondo, tubwire ibyo twacumuye. Rwanda gihugu cyacu, tubwire ibyo twakojeje. Aho kutubyarira abuzuye ubumuntu, Rwanda baje kutumara. Aho kutubyarira baza kuduhuza, Rwanda
baje kuduteranya, abo baje bitwaje amayeri menshi cyane yuzuye urwango no kuturimbura, ntitwabamenya turahoberana kumbi iyo duhoreye bihe. Hirya n'ubwoko hica ubutegetsi ab'iwacu muramenye, hica ingoma ibishaka kuramba, hica inkota hica ururimi ab'iwacu murarugobeke, bavugisha agahembe ngo twongere kumarana, iyo ruwayobe ruje irambiye imyaka igihumbi natwe turi ku ngoyi. Iyo ngeze ku ruhimbi kubibwira Imana, amarira araseseka, kana mu gacyamu ndeba mu kigarama, ngaterera akajisho hirya nino nkabona amarimbi gusa, maze ngakoma induru nkahamagaza intwari ngo zirutabare yoho, akitaba ibigwari gusa, nkabaza abaheze ishyanga ni kuki mudatabara biwanyu, nkumva imiboro maze nkicwa n'agahinda nkarira cyane, ni bana b'u Rwanda yo pardon pardon, aba babaye mwese yo pardon, mwebwe mwazize izo ntambara ziwe zose yo pardon, namwe mwarokotse ubwo bwicanyi bwiwe bwose yo pardon pardon, aba babaye mwese yo pardon.